Mwiriwe neza turongeye tubahaye ikaze kuri iyi YouTube channel mugenda mubonaho amakuru ahagije mu bijyanye no kwiga mu Butaliyani. Uyu munsi rero iyi video tugiye kubategurira ni ikurikira izabanje zo kwapurayinga admission letters no kwapurayinga pre-enrollment kuri website yitwa universitary.it. Abatarazibonye musubire hejuru mujye kuzireba. Tugiye rero kuri iyi video tubasobanurira kuva kuri A kugera kuri Z mu bijyanye no kwapurayinga scholarship muri region yitwa Emilia Romagna. Iyo scholarship yitwa ERICO. Kugira ngo dutangire twihuta rero turaza hano kuri Google nk'uko muri kubibona ukandikamo ERICO gutya byandikwa, wamara kubyandika ugakora search ugafunguka iyi page. Iyo iyi page ifungutse uhitamo hano hambere handitse ERICO Azienda Regionale ukahakanda. Iyo umaze gukanda hafunguka iyi page nk'uko muri kubibona. Iyi page rero iyo imaze gufunguka iba igiye kuguha amakuru yose ajyanye n'ibijyanye na scholarship. Bahita bakwereka n'igihe scholarship yatangiriye, muri kubona ko kwapurayinga byatangiye ku itariki 23 z'ukwa gatandatu kugeza ku itariki 24 z'ukwa munani 2026 nibwo izarangira. Itariki muyiteho cyane kuko itariki nigera utarapurayinga uzaba uhombye scholarship. Rero ku muntu ugiye kwapurayinga bwa mbere n'ubundi n'ugiye kwapurayinga bwa kabiri birasa, hahindukaho akantu gatoya cyane ariko twakomeje. Hano twese turi abanyeshuri mpuzamahanga ni international students. Urakanda hano, iyo ukanze kuri international student hafunguka iyi page, ugahitamo hano handitse how to apply. Iyo hakanze hafunguka iyi page n'ubundi bijya gusa ariko hari ikintu cyahindutse, uramanuka bakagusobanurira uburyo bwo kwapurayinga. Ibi rero bakubwira ibyo wakwapurayingamo, ushobora kwapurayinga scholarship nyirizina, ushobora kwapurayingamo accommodation cyangwa se kwapurayingamo catering services n'ibindi byinshi bitandukanye tugiye kuza kureba mu buryo bwimbitse muri iyi video. Kuri iyi page rero uramanuka hasi, iyo umanutse hano hasi ugenda ubona ibintu ushobora gusoma n'amakuru yose, ukanda hano hari apply, hano hari apply ugahana hano handitse go, ariko mbere yo kuhakanda ntabwo tubanje kureba ibisabwa. Niyo mpamvu ugiye kuguhamagarira gusubira hejuru ho gatoya ukajya hano handitse ngo Regi Ribando. Iyo ukanze hano handitse Regi Ribando baba bagiye kukwereka noneho itangazo risobanura ku bintu bijyanye no kwapurayinga byose. Okay? Iri tangazo uraribona hano ahangaha uhafunguye biza biri mu Gitaliyani, ariko kugira ngo tubone bije biri mu Cyongereza kubera ko Igitaliyani tutakizi, uramanuka hano hasi ukabona bije ibiri mu Cyongereza. Iyi ngiyi ni iyo bita guide to application. Iyo uhakanze rero ihita yidawunirodinga, muri kubona hano iri kwidawunirodinga igafunguka, ariko njye ntabwo ngiye kuyisoma. Ushaka kuzayisoma azagenda ayisome arebe ibirimo byose, azabona ibisabwa kugira ngo ahabwe scholarship, azabona igihe ashyiriraho liste y'abemerewe scholarship, amatariki byose birahari, umuntu abazi igihe bizasohokera, abona n'amafaranga azahabwa niyemererwa iyo scholarship, azabona n'ibisabwa kugira ngo ayo mafaranga yahabwe mu gihe yageze inaha. Okay? Ubwo rero tugarutse inyuma gatoya turasubira n'ubundi hahandi twari turi international student, tumanuke how to apply uhakande, umara kuhakanda hafunguka iyi page, umanuka hahandi handitse go ukahakanda. Iyo hakanze hahita hafunguka iyi page. Iyi page iraza igusobanurira n'ubundi ibyo ushobora kwapurayinga muri scholarship, ariko n'ibyo ugomba kuzuza mbere y'uko wapurayinga. Okay? Ugomba gushyiramo personal datas, economic datas n'ibindi byinshi hano byose ukazagenda ubigaragaza kugira ngo uhabwe scholarship. Iyo scholarship igenewe abantu bazaza kwiga muri University of Bologna, University of Parma, University of Modena na University of Reggio Emilia. Okay? Kugira ngo utangire rero ujya hano handitse domanda online, ukahakanda. Iyo hakanze hahita hafunguka iyi page. Iyo ifungutse mugasanga iri mu Gitaliyani murabizi ukanda ahangaha kugira ngo ijye mu Cyongereza. Washaka kuyisubiza mu Gitaliyani n'ubundi ugakanda hariya kuri ririya darapo ry'Ubutaliyani ikajya mu Gitaliyani. Uramanuka rero ugahita hano handitse apply ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda bahita bakugeza kuri iyi page ukayibona. Iyi page ikikubwira utu tuntu mudusome mwitonze, bari kukubwira ko ugomba gukoresha mashine idafite
ibintu bya translation biri automatic. Ko iyo igiye ifata nk'amagambo ari mu gitaliyani hano kuri iyi systeme igahita iyahindura mu cyongereza, systeme iyoberwa ibyo ari byo ntikwemerere gukomeza, bikagutinza mu gukora application yawe. Ni byiza rero ko ibi byose ubikuramo. Niba wari ugeze hano utigeze ukuramo ibintu bya automatic translation ugasanga muri mashini yawe ibifite, ndaguhamagarira gusubira inyuma ukabanza ukabikuramo ugatangira bundi bushya. Iyo iyi page rero uyigezeho uhita ugera hano handitse ngo choose branch ukahakanda, bahita bakwereka za university nakubwiye umuntu ashobora kuapurayingamo iyi scholarship. Reka duhitemo rero nk'umuntu ugiye kwiga Parma ni urugero, urahakanda. Iyo umaze kuhakanda hahita hafunguka utu ngutu bakakubwira se ushaka kuapurayinga ukoresheje iki? Speed, GA, SNS, LDAS, ibi ngibi mwe ntabyo mufite nk'abanyeshuri bashyashya. Icyo ugomba gukora rero ni ukumanuka hano hasi ukaza hano kuapurayinga access for students residing abroad without ibintu turi kuvuga haruguru. Icyo ugomba guhita ukora ni ukuza guhitamo hano student with university access credential. Izi university access credential ntazo mufite. Iyo uhakanze rero kugira ngo uzibone bahita bagufungura kuri iyi page. Iyi page iyo uyigezeho uhita ujya hano handitse registrati mu giterane bari kubwira ngo iyandikishe. Okay? Murabona ko iyi page rero iri mu gitaliyani. Kugira ngo uyishyire mu cyongereza n'ubundi ukanda ushaka akantu hari ka kadarapo k'ubwongereza, noneho page yawe igahinduka mu cyongereza. Ukanda registrati, iyo umaze gukanda registrati bahita bakugeza kuri iyi page. Iyi page nayo iri mu gitaliyani, ukanda ka kadarapo ngaka hano kugira ngo bayishyire mu cyongereza ubashe gusoma ibyo bakubwira. Ni wowe uhakanda ntabwo ari mashini ibyikorera byenda biri automatic. Ibikoze byaba byapfuye. Iyo ugeze hano rero bari kugusobanurira ko harimo ama steps 5 kugira ngo ube urangije kugira gute gukora kwiregisitaringa umunyeshuri mushyashya. Hano ushyiramo personal email yawe. Personal email yawe urayandikamo. Iyo umaze kwandikamo email yawe rero uhita ujya hano handitse validate email personal address. Iyo umaze kuhakanda bahita bakohereza kode. Iyo kode uhita ujya kuyireba kuri email yawe, wamara kuyibona ukaza ukayishyiramo. Ujya kureba muri email yawe rero bamara kuyiguha nyine nkuko nari maze kubivuga ukayizana ukayishyiramo hano, none ugahita ukanda hano handitse verify email validation code ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ubwo biba bise bijyamo byose. Okay? Aha ngaha rero iyi page bisaba kuyuzuza nyine. Kuyuzuza hano ushyiramo ngiye kubasobanurira nihuta noneho buri wese aze kubyuzuza. Icya mbere hano uhitamo kuri foreign student without tax code kuko ntayo mufite. Haramutse hari umuntu usanzwe uyifite warigeze kuza hano mu Butaliyani ukaba uyifite uyishyiramo Italian tax code ukayandikamo hano, ugashyiramo amazina yawe hano. Uko ugenda ushyiramo amazina yawe wamara kuyuzuzamo ushyiramo amazina hano. Witonde hano ubyitondere kuko name ni izina ry'icyongereza rya batisimu ku babatijwe cyangwa se iryo mwahisemo rya kabiri. Izina rya mbere mwahawe n'ababyeyi niryo bita surname, ni rya rindi rya kinyarwanda ryacu tumenyereye. Okay? Umara kurihitamo ugahitamo igitsina, wamara kugihitamo ugahitamo ugashyiramo igihe wavukiye, ushyiramo igihe wavukiye, uyu ukanzemo hano bahita bakwereka navuga ko ari nka kalendari ugahitamo, urakanda hano kugira ngo uhindure wenda umwaka, ugahitamo n'urugero 97 ukwa gatandatu wenda ku itariki 11. Ukabihitamo noneho ugahitamo umujyi wavukiyemo, ugahitamo n'ubwenegihugu ufite bwawe. Okay? Iyo umaze kubyuzuzamo byose ushyiramo identity document zawe hano, wamara kubyuzuzamo ibi bisabwa muri kubibona hano identity document yawe uhitamo mwese mugomba gukoresha passport kuko niyo iri international. Okay? Ukabishyiramo ugashyiramo abayiguhaye byose, wamara kubyuzuzamo ugakanda hano ukemeza ko ibyo udekaraye ari ibyo ugakanda kuri next. Rero tugiye kubyuzuzamo buri wese niyuzuze n'ibye, noneho dukomeze tujye kuri page ikurikiraho. Iyo umaze rero gushyiramo ya makuru yose bakubazaga ugahita ukanda hano next. Umaze gukanda next hahita hafunguka iyi page nanone. Iyi page nayo tugiye kureba uburyo tuyuzuzamo, noneho tugiye kuri page zikurikiyeho. Aha ngaha ushyiramo nimero yawe ya telefone, hano kuvuga ngo international mobile phone number deal code, ubwo turashyiramo +250.
dushyiremo nimero za telefone, tumara gushyiramo nimero za telefone dushyiremo hano handitse certified email address muhihorere kuko ntayo dufite. Izi nimero za email ziri ntazo dufite, aha murahihorera, ariko hano nimero murazishyiramo za telefone. Street number murashobora gushyiramo street hano ni ugushyiramo, wenda tuvuge urugero Musanze cyangwa se umuhanda runaka. Abanyakigali bafite imihanda ifite amazina, mushyiramo amazina, mushyiramo nimero zayo. Musanze nta mihanda ifite amazina ihari, ugashyiramo 02. Kuri zip code hari abazifite simbizi, abatazifite mushyiramo 04. Okay. Foreign city, umujyi n'ubundi gishyiramo Musanze, namwe mushyiramo Abanyakigali Kigali. Igihugu muhitemo Rwanda, nimara guhitamo u Rwanda muraza murushake biri muri alphabe, mura guhitamo u Rwanda hano, Rwanda mukayihitamo. Iyo umaze guhitamo Rwanda, kuko atari Ubutaliyani, murabona province ni intara yo mu Rwanda. Mu Butaliyani ntabwo bazizi ngo intara y'amajyepfo y'amajyaruguru, ntabyo bazi pe. Muhitamo hano rero, bihita bizamo mu buryo buri automatique. Estero ni ukuvuga ngo ni Estero muri rusange ni ikintu kiri nyamahanga, sibyo? Intara y'inyamahanga ahita yiyandikamo directly Estero. Municipality ni nkaho twavuga commune, nayo ni inyamahanga ntayirimo. Nimero za telefone n'ubundi hano urazandikamo, hano nimero za telefone urazandikamo. Numara kuzandikamo n'ubundi uramanuka hano hasi, noneho institute, data of home institution, urugero wenda tuvuge University of Rwanda. Hano njye nkanze muhita yizanamo kuko nigeze kuyandikamo, mwe muraza kuyandikamo n'intoki. University of Rwanda, bize muri University of Rwanda, bize muri INES bandikamo University of INES, gutyo ibintu nk'ibyo. Country, igihugu n'ubundi kirimo cy'iyo university, nacyo ukagihitamo ukagishaka. Hano ni u Rwanda. Abize mu bihugu byo hanze nabo barashyira mu bihugu byo hanze bize. Okay, Rwanda. Iyo umaze kuzuzamo bya bindi byose uraza none ugakanda next, ariko njye hano kubera ko hari ibyo ntari nuzuzamo ngiye kubyuzuzamo, namwe mwuzuzemo ibyanyu, komeza ujye kuri page ikurikiyeho. Iyo rero umaze kuzuzamo byose nyine ko twari tubivuze, ukanda hano kuri next, bakagufungurira iyindi page. Okay. Iyo page rero ifungutse bahita bakwereka nyine summary y'ibyo wamaze kuzuzamo byose. Ngiyi ahangaha iyo ubonye ari byo ukonfaminga data, wabona atari byo ukamodifyinga. Twebwe rero nibyo duhita dukonfaminga data, duhita tujya kuri page ikurikiyeho. Urategereza gatoya, page ikurikiyeho niyo ngiyo. Iyo page rero ikurikiyeho iyi ngiyi bahita baguha izi code, izi username na password byose. Ibi ngibi rero urabigumana ukabisevinga, baranabikubwira ko baba bakohereje no kuri baba babikohereje no kuri email. Aka ngaka mu kanya ngiye kugakenera, reka nkakopiye. Iyo iyi page rero umaze kuyifungura, bamaze kuguha username na password, ujya hano handitse password activation pay, ukahakanda hahita hafunguka iyi page, ugashyiramo ya username bamaze kuguha. Iyo umaze gushyiramo username bamaze kuguha, ushyiramo username bamaze kuguha, ugashyiramo password baguhaye nyine, password activation code. Bamara kuyiguha none ugahitamo na password yawe nshyashya ukayisubiramo. Iyo password igomba kuba igomba kuba itagizwe n'izina ryawe, ntagomba kurishyiramo. Nta nubwo ugomba gushyiramo ibintu bisa n'amazina yawe nyirizina kuko system irabibona, ahubwo ugomba gukoresha nibuze inyuguti ntoya, ugashyiramo inyuguti nkuru, ugashyiramo imibare, ugashyiramo n'akantu k'akamenyetso, urugero akabazo, gatangaro, arobase, utuntu nk'utwo. Iyo password niyo iba iri strong. Okay, iyo umaze kubyuzuzamo rero wemeza aka ngaha kuri aka kadomo ugakanda handitse continue. Tugiye kubyuzuzamo rero, dukomeze tujye kuri page ikurikiyeho. Hano rero iyo umaze kubyuzamo nk'uko nabivugaga, muri kubona bimaze gushyiramo password nshyashya, nashyizemo za username na extension code bampaye. Hano bahita bakubwira ngo le password coincidono, uvuga ngo password zirasa. Iyo umaze kubibona rero ukemeza ugashyiramo hano ka kavi, uhita ukanda hano handitse continue. Iyo umaze kuhakanda, ubwo etape yo kwiregisitaringa iba isa nk'irangiye.
noneho hano igisigaye ni uguhitamo ikibazo n'igisubizo kugira ngo uramutse wibagiwe ama username n'ibiki uzarikavaringe bikunde. Hano barakubwira ngo choose the question, what subject did you dislike, uhitamo icyo ushaka gusubiza muri ibi bibazo utazibagirwa, nyine birumvikana, cyangwa se ukabyandika ahantu kugira ngo utazabyibagirwa. Njye ngiye guhitamo nihe subject ntakundaga ku ishuri, njye ni imibare, mpita nyihitamo, nimara kubihitamo mpite nkanda hano handitse continue, ukimara kuhakanda bahita baguha summary yabyo, nyine bakubwira ngo ubu ngubu birarangiye umaze kwirogisitaringa. Iyo umaze kwirogisitaringa ni ibyo ngibyo, ushobora no kujya gukomeza noneho ujya kwa apurayinga scholarship. Etape ya mbere yo kwirogisitaringa irarangiye. Ugeze aha ngaha rero tukanda hano handitse login kugira ngo ujye gukora application. Iyo ugeze hano kuri iyi page uhita ujya hano handitse registrati, uhita ujya hano hari shedi ayi serivisi. Aha ngaha ibi ngibi ukabikuramo ibisi ngombwa, ntabwo bitureba, aho gushyiramo ya username na password baguhaye, password wakereye ugashyiramo na username baguhaye. Iyo umaze rero kubishyiramo uhita ukanda hano handitse enter contensa UNPR ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda urategereza gatoya hagafunguka page. Okay. Ibi bintu rero ni ukubyitondera, nugera hano ntuzavuge ngo ibise bigenze bite, aka kantu kakunze kubaho. Urabona iyi page nta kintu kiriho. Iyi page kubera nta kintu kiriho rero bivuze ko hari ikibazo kibaye muri system. Hano urafunga ibi ngibi, ujya ukanda hano handitse logout, ukava logout. Iyo bakubwiye ngo logout ubu bisaba ko ugomba gufunga page yose, iyi page yose ukayifunga kugira ngo utangire usubire inyuma gatoya. Numara gusubira inyuma nyine uze gutangira bundi bushya, ngiye kubereka noneho ukuntu ukora login isanzwe. Iyo iriya page rero ubonye bibaye kuriya, hari igihe ushobora kugira bigahita bikunda, ariko iyo bibaye kuriya do not panic, ufunge browser zose zijyanye na Erigo, noneho uze hano muri Google utangire bundi bushya wandikemo Erigo nk'ibisanzwe nk'aho twatangiriye bwa mbere. Ufungure hano, ukimara kuhafungura ujya hano muri international student ujye how to apply, numara kujya hano how to apply umanuke ujye n'ubundi hahandi hasi kuri go uhakande. Numara kuhakanda uze hano kuri demande online, uze hano ukande hano handitse apply. Numara kuhakanda ujye hano uhitemo branch, uhitemo university ugiye kwigamo ukandeho. Twe ni Parma kuri iyi case, abandi bagiye Modena na Bologna byose bazahitamo Bologna cyangwa Modena nyine. Hano ujye hano hari university access credential, with access credential uhita uza noneho bagahita bakugeza kuri iyi page, sibyo? Yeah. Iyo ugeze kuri iyi page baba bari kukubwira nyine iby'amategeko y'Ubutaliyani, ibijyanye na za secretariat, ibijyanye n'ama-privacy. Nta kindi hano ntimwizirwe mwigora kuko biri no mu Gitaliyani, ntimwizirwe mwigora, muzahite muza hano mukande hano ngo mwabisomye. Presa visione ni ukuvuga ngo nabisomye nyine. Ugahita ujya hano kuri handitse go on. Okay. Iyo umaze gukanda hano handitse go on, funga n'ubundi iyi page imeze gutya, ugahita usubiramo hano noneho ukandika apply. Okay. Mara kuhakanda bisa nkaho bagusubije inyuma ho gatoya, ukongera ugahitamo ya University of Parma. Wamara guhitamo ukamanuka n'undi hano kuri University Access Credential, ugahita ujya hano. Ubu hano turi, sibyo, ushyiramo email, noneho ushyiramo email yawe, personal email. Okay. Iyo personal email ushyizemo niyo bazakoresha baguha amakuru yose, communication zose zijyanye na scholarship yawe. Noneho tugiye kwandikamo email yacu, nitumara kuyandikamo dukande hano kuri confirm. Okay. Ubu ugiye kwandikamo email yawe ukande kuri. Iyo umaze kwandikamo email ugakanda kuri confirm rero uhita ugera kuri iyi page. Iyi page iyo ugezeho baba bari kugusobanurira bakubwira ko bakwibutsa se ko uri gukompira cyangwa uri kuzuza fomu yo kuri University ya Parma, ukaba ugiye kuyuzamo nk'umunyeshuri. Okay. Uri gukoresha credentials za university, ibi biri mu Gitaliyani. Noneho rero uhita gukanda hano handitse confirm. Iyo umaze kuhakanda ahita haza iyi page. Muri kubona nahise ninjiramo n'amazina yanjye, okay, kubera ko nakoresheje ya username na password bwa mbere. Okay. Uramanuka rero hano, iyo ugeze kuri iyi page
uhita uza hano baragusobanurira icyo ugomba kubanza gukora, ni ukubanza gushyiramo personal details zawe kuri page ya Eric. Wamara kuzishyiramo ukuzuzamo na economic details zawe, wamara kuzishyiramo ukabona gusaba buruse, noneho gusaba scholarship, ariko amaze kuzuza ibi ngibi. Okay? Hano rero tugiye gushyiramo personal details zacu. Okay? Tugiye gushyiramo personal details zacu, kanda hano hagahita hafunguka iyi page. Imaze kwegera hano bakubwira ngo ugiye gushyiramo personal details kugira ngo applying scholarship, ujya hano handitse fill in, ukahakanda hagahita hafunguka ibi ngibi. Baravuga ngo country where you have the citizenship, ukayishyiramo ko ari mu Rwanda, bakakubaza ese ufite permit, reka tuyishyiremo mu Rwanda, urayishaka hano, urashaka u Rwanda, iri kuri alphabe, kumanuka wihuta kugira ngo ugere kuri R. Okay, ugahita mu Rwanda, wamara guhita mu Rwanda bakakubaza ese ngo ufite protection, international protection, nyine uri impunzi, ufite protection politique, oya azo. Ese ufite permit nyine n'ubundi ijyanye permis, residence permit ijyanye n'ibiri special protection, oya. Ibi ngibi urugero wenda hari nk'abantu baba barahungiye nko mu Rwanda bari kwa applying bari mu Rwanda, ariko bafite ibi ngibi, bafite ama citizenship, bafite nyine ibyo bintu, basaba n'ibyangombwa bibigaragaza, cyangwa se barahungiye mu bindi bihugu bashaka kwa applying, nabwo nyine bagenda bahitamo, ariko kuri case yacu ni oya. Ukamanuka hasi, ufite nyine none se ufite noneho resident permit nanone iri temporary ariko mu bijyanye n'ubundi za protection, oya. Nahangaha resident permit for stateless, noneho ufite permit, ufite resident permit nk'umuntu udafite aho aba, udafite aho abarizwa, oya. Ese ufite abafamiliye baba mu Butaliyani, niba ari yego ni yego, niba ari oya uramanuka ukande kuri oya. Okay? Bakakubaza ese wigeze uhabwa indi buruse na leta y'Ubutaliyani, International Ministers of International Affairs, hano nicyo bivuga Italiyani, yigeze guha buruse runaka, uravuga ngo hoya, kubera ko nta muntu ushobora guhabwa buruse ebyiri n'igihugu kimwe cy'Ubutaliyani, uhitamo imwe nyine. Uvuze yego, iyi buruse rwose ya Ergo ntayo baba bakiguhaye. Noneho hano barakubwira ngo ese ufite permanent members of, uri permanent member of religious orders, urugero uri umupadiri cyangwa se uri umubikira wasezeranye burundu, niba ari yego ni yego, niba ari oya urakanda oya. Okay. Ese ufite ubumuga ku kigero cya 66% cyangwa hejuru yaho, niba ufite ni yego, niba utafite ni oya. Niba uvuze ko ari yego urabusobanura type of disabilities, reka turebe zirimo ngo ni izihe. Okay, type of disabilities, tugere dusa nk'abasobanura kugira ngo wenda hari uzifite zamenye ibyo ari byo kuko biri mu Gitaliyani. Visivo ni ukuvuga ngo visivo ni ubutareba neza. Okay, locomotion ni ibintu bijyanye no kugenda, utagenda neza, ibibazo byo kugenda by'amaguru. Auditivo ni ibibazo byo kutumva. Noneho psychico ni ibijyanye na psychology, muri psychology bijyanye no mu mutwe. Noneho hano manuale ibijyanye n'amaboko, ufite ibibazo by'amaboko, ibintu nk'ibyo, cyangwa se ufite izindi invalidities. Okay, ubwo rero buri wese azahitamo bitewe bafite ubumuga nyine, bitewe n'ubumuga ufite. Okay, noneho wamara guhitamo bakakubaza niba ari other type of disability, urazisobanura hano mu magambo makeya, sibyo? Noneho ukavuga n'uzana digiri zazo, sibyo? Mu gihe ufite nyine n'ibyangombwa bigaragaza ko ufite ubumuga buri hejuru ya 66%, urabusobanura no hano n'ubundi. Okay, twakomeje hano bakubwira ngo condizioni di disabilità. Okay, ubwo rero ahangaha uhuzuza mu gihe n'ubundi bufite ubwo bumuga. Iyo utabufite rero kanda hano n'ubundi ugakanda hano handitse no,
noneho hano ugahitamo ukandika email mu ma email ukoresha, okay? Ugahitamo ukandika personal email yawe, noneho ugashyiramo na nimero ya telefone hano, ahangaha ushyiraho igihugu iyo nimero ya telefone ibaruyemo ni u Rwanda, okay? Ugashyiramo nimero za telefone zawe, ibyo byose iyo umaze kubyuzuzamo neza, uhasuzumye neza ko ubyujuje neza, okay? Ukanda hariya handitse, ukanda hano handitse forward, okay? Ukanda forward tukajya kuri page ikurikiyeho ariyo tugiye kurebera hano. Ariko ntarajya ku yindi page, ahangaha handitse n'ubundi certified email pack, aha muhihorere kuko ntayo email ntayo dufite, sibyo? Hano baranabisobanura aya magambo, wowe ushyiraho personal email no gusa. Iyo umaze gukora rero forward, uhita uza kuri iyi page, uhita ugera kuri iyi page, iyo umaze kuyigeraho aha ntimuhatinde rwose, uhita wongera ukande forward, noneho bakugeze kuri iyi page, noneho ahangaha ugiye kuvuga ibijyanye n'aho uvuye, okay? Hano bari gusobanura ngo abataliyani bagomba kuzuzamo ibijyanye na aderese z'aho batuye ariko zanditse mu bitabo by'irangamimerere yabo. Abanyeshuri bari internationale bagomba kuzuzamo aderese y'abafamili y'aho baturuka, okay? Ntabwo ari iyo mu Butaliyani, ni aderese y'aho baturuka, sibyo? Niyo waba usanzwe uri hano mu Butaliyani ushyiramo aderese y'aho uturuka, okay? Residence, mu gihe utarabona residence y'inaha, of course. Wari umaze kubona residence y'inaha, shyiramo iy'inaha. Okay, twagiye. Hano ushyiramo, uhitamo igihugu, hano kuri Rwanda, igihugu cy'u Rwanda, wamara guhitamo igihugu cy'u Rwanda, ukimara guhitamo igihugu ubona ko ibindi byose bihita byizanamo hahandi hambere twatangiriye. Regiyo ihita bakubwira ko regiyo utuyemo ari Estero, inyamahanga, province ni inyamahanga, commune ni inyamahanga, nuke hasi kureba niba hari ikindi batabaza kuzuza. Aderese hano bimeze gutya, ushobora kubishyiramo cyangwa ntubishyiremo, okay? Ariko reka turebe aderese hano ndashyiramo Musanze, street number 0 nk'uko twabikoze kare, telefone ugahitamo telefone ushaka, okay? Teranya ni urugero, ugashyiramo telefone ushaka, post code 04, wamara gushyiramo post code amazero yawe 4, hano ahangaha ushobora kuwuzuza cyangwa ntuwuzuze, handitseho ko ari non mandatory field, wamara kubikora ugakanda forward, okay? Aha rero impamvu mbikoze gutya, nagira ngo nze kukwereka kugira ngo nawe bitaza kukubaho, ahangaha impamvu byanze urabona ko na hano hariho agakubo, hano hariho akantu k'agakubo bivuze ko batabyemeye, ahandi bashyizeho za vi z'ubururu, z'icyatsi, sorry. Ahangaha impamvu batabyemeye ni uko twashyizeho please, hano nta bintu by'ibimenyetso byemewe. Iyi please rero kugira ngo tuyisimbuze, dushyiraho amazero 2 cyangwa se ntuyashyireho ukandika imibare gusa, okay? Ariko amazero 2 ingenzi ko asimbura ikimenyetso cyo guteranya bijyanye na kode zawe. Urabona nashyizeho imibare myinshi cyane, sibyo? Nashyizemo imibare myinshi cyane, nubwo ari nimero za telefone. Upfa kwandika hano, wandikamo nimero za nyazo, ariko hano ntabwo bazi ngo nimero za telefone zo mu Rwanda zigizwe n'imibare iyi n'iyi. Icy'ingenzi ni uko udakoresha ibintu by'ibimenyetso byo guteranya cyane kugira ngo, sibyo? Ukanda forward. Ukanze forward, bahita bakujyana kuri page ikurikiyeho, sibyo? Ya home address. Hambere twari twavuze residence address, ahangaha ni home address, aha noneho ni aho ubarizwa, aho utuye, aho ubarizwa. Oya da, aho utuye. Aho ubarizwa ni residence, aho utuye ni home address. Niba bitandukanye n'aho ubarizwa, ko hano umuntu ushobora kuba abaruye wenda i Musanze, utuye i Nyamagabe cyangwa Rusizi, arashyiraho hano muri Rusizi, ariko abarizwa i Musanze, abaruye Musanze. Hano rero reka twe twihute tuvuge ko bisa. Iyo bisa nta kintu wuzuzamo, iyo bisa na biriya wujuje bwa mbere, uhita ujya hano kuri forward, iyi page ukayitaruka. Uhita ugera hano noneho kuri iyi page, nayo bahita bakubwira ugakomeza ibi ngibi, ntabwo ari ngombwa cyane kubyitaho, uba uri gucekinga aderese zawe ko arizo, ugakanda forward. Iyo ugeze hano,
ugera kuri iyi page bakakubwira bati ugiye kuapurayinga bya bindi bya scholarship, uapurayinga international mobilities, income, academic achievement based lodging, hano uhitamo ibyo ushaka, ibi ngibi kugira ngo ubihitemo byanga byakunda ugomba kuba wagaragaje economic situation yawe, ariko ibi byo hasi ushobora kubyapurayinga utigeze unagaragaza economic requirements, ibi byo hasi bijyanye n'aba bantu bafite ibibazo by'ubumuga. Okay? None rero kubera iyo mpamvu umaze kubona ko usabwa kwerekana umutungo wawe, ese uremera kuza kugaragaza umutungo wawe kubera ko dushaka kuapurayinga scholarship? Of course turavuga yego. Bakongera kubaza ese uje kwiga PhD? Uje kwiga PhD ni yego, niba utaje kwiga ni oya. Noneho bakakubaza ese mu mwaka wa 2026-2027 urashaka kwiyandikisha muri specialized school, urugero medecine cyangwa se ibindi bitari medecine ariko byo kwispecializa? Baravuga ngo oya. Maze kubyuzuzamo hano uhita uzana undi kuri forward Rwanda. Iyo umaze kuhakanda baguha preview y'ibyo wagize gute, wapurayinze ukabireba neza, wamara kubireba neza wasanga ari byo byose warebye ugasanga nibyo, uhita ukanda kuri confirm. Iyo usanze atari byo uravuga ngo do not confirm, ugasubira inyuma ukajya gukosora ibitari byo, ibyo wanditse bitari byo, sibyo? Ariko twebwe hano nibyo, uhita ukanda no confirm. Ceremony mu giterane ni confirm mu cyongereza. Hano rero aha ugeze bahita bakwibutsa bakakubwira ngo umaze kuvuga ibijyanye na personal data zawe, ariko kugira ngo wemererwe kuapurayinga buruse ni uko ugomba no kugira gute, kugaragaza nyine economic data zawe. Ibyo hano bari kukubwira ushobora gukanda OK hano, iyo uhakanze bagusubiza kuri ya page itangira, ugahitamo reka tuhakande turebe aho batwohereza, uvuga ngo yego, sibyo? Ahangaha ubwo ugeze ahangaha nyine kuri iyi page, iyo duhita dukanda muri kariya kantu bari batweretse tugahita tujya kuri economic data. Wenda reka tuvuge urananiwe uzakomerezaho ejo, urakanda hariya hari OK, noneho kugira ngo uzajye gutangira urongera ugatangira bundi bushya hahandi twatangiriye, ariko ugahera noneho ngiye kukwereka hano. Iyo ukanze hano kuri go back to main menu uhita ugera hahandi twatangiriye, sibyo? Noneho kuko tuzi ko data personal ni personal data twamaze kuzuzuza, tugiye noneho kuzuza iki, economic data. Uhita ukanda hano, sibyo? Iyo ugeze kuri hano bahita bakujyana kuri iyi page noneho ko kuzuza iki, economic data. Uhita ukanda hano ndetse filling, bahita bakubaza ese uri umutaliyani? Ubona abataliyani iyi scholarship barayuzuza, ntabwo ari iy'abanyamahanga gusa. Ese uri abroad? uri umunyamahanga? Yego. Cyangwa se kuri ba bandi bafite abafamiliye baba mu Butaliyani n'ababa hanze y'Ubutaliyani, bo bahitamo hano, sibyo? Ariko twebwe kubera ko dufite abafamiliye bose batuye hanze y'Ubutaliyani, turakanda hano abroad. Bimaze kuhakanda hahita hafunguka iyi page. Iyi page ifungutse bahita bakubaza ese uri mariye? Cyangwa se ufite civil, nyine ufite ubundi buryo ubanamo n'umuntu mu buryo bwemewe n'amategeko? Ese mwaratandukanye? Cyangwa se muri divorce? Ibintu nk'ibyo. Okay? Hano usubiza yego cyangwa oya. Urugero twebwe ntabwo turi mariye, urandika oya. Iyo uri mariye uvuga yego, uguza gusubiza ibindi bigenda bikurikiraho. Iyo uri mariye uhita uvuga noneho n'itariki wabaye iki, wabaye married. Niba uri divorce uhitamo n'itariki wabaye divorce, ibintu nk'ibyo, sibyo? Okay. Aha rero barakubwira ngo uravuga yego niba uri independent student, uvuga ngo ni umunyeshuri, ni umuntu uri independent. Niba urugero nyine wari mariye byanga byakunda nyine umaze kuba mukuru, nta muntu udepandaho ni wowe ubwawe. Rero turahihorera tuvuge ngo oya. Okay. Hano twakomeje. Does the applicant apply as an independent student? Nyine uri independent? Oya. Sibyo? Noneho hano barakubaza ese ufite
permanent resident outside the family of origin unity, ufite aho uba uribana nyine, ariko ibyo byose bikaba byarabaye nibuze mu myaka 2 ishize uhereye umunsi uri kwa purayinga, ukaba uba no mu nzu itari iyo muri famiye yawe uturukamo, igihe nyine uba uri kugaragaza ko wishoboye. Aha ngaha uravuga oya, okay, ukanda forward. Hano nuhagera rero status of independent student, ese wigeze winjiza amafaranga mu myaka 2 ishize nibuze ari hejuru y'ibihumbi 9 by'amayero? Uravuga ngo oya, ugakanda kuri forward. None harakubaza ngo ese uri orphan, uri nyine imfubyi y'ababyeyi bombi? Yego niba ari byo, oya niba ari na bose ubafite cyangwa se ufite umwe. Okay, urakomeza kuko muri ya dokima hari dokima nyine isobanura ibi byose ushobora kudawunirodinga, naberetse aho umuntu ayidawunirodingira, ugenda ubonamo niba uri imfubyi, dokima usabwa kugaragaza byose nyine kugira ngo justifyinge kuri imfubyi koko. Okay, aha ngaha rero ugiye gushyiramo, hano bakubwira ngo none ugiye kuvuga family members bawe. Aha ngaha icyo ukora wakanda hano ndetse add member, bagahita bagufungurira iyi page, bakagusobanurira bakakubwira ngo umubare wabo, urugero niba ari abo muvukana, barumuna cyangwa bakuru banyu, ushobora gushyiramo umubare urenze umwe, ariko niba ari papa wawe cyangwa mama wawe, byanga bikunze bigomba kwandikamo hano rimwe, kuko nta muntu ugira abapapa babiri cyangwa se abamama babiri. Hano tugiye gushyiramo padre ni papa, sibyo? Umubyeyi wa mbere padre, ugahita ukanda hano handitse save, ukaba amaze kumwongeraho tayari, ukandikamo ukongeraho n'undi, hano nanone ni rimwe, ukongeraho mama, hano urabihindura kandi hano hari kano gafureshi ushyireho mama, ukande save, abe yiyongereyeho. Ushatse kumusiba urakanda hano delete, ukamusiba. Members, aba family members, noneho hano tugiye gushyiraho abandi tugiye gushyiraho bashiki na barumuna, ni aba filia, oya ni sorella fratello. Okay, sorella ni kuvuga ngo ni mushiki wanjye cyangwa se musaza wanjye, urahakana ukaba ugahisemo. Aha ngaha ni urugero, reka mvuge wenda ko mfite barumuna banjye na bashiki banjye, umubare wose muri rusange ni 8, ugashyiramo nimero ya umubare wabo, ugakanda hano handitse save, bakaba nabo bamaze kwiyongera, urakongeraho n'abandi. Ese abandi nshobora kongeraho bo ni bantu ki? Abandi bantu rero ushobora kongeramo, reka nkande hano kugira ngo mbereke abo aribo n'abasobanurire. Hano igihe wasezeranye, hano ushobora gushyiramo conjugue del student, uvuga ngo ni uwo wasezeranye n'umunyeshuri nyine, student ni wowe cyangwa se uwo mubana mu buryo bwemewe n'amategeko. Okay, hano igihe ufite umwana nawe umushyiramo, okay, cyangwa se ufite undi muntu mubana n'ubundi nanone mu buryo bwemewe n'amategeko. Nona ni mu gitaliyani, nona ni nyogokuru cyangwa se sogokuru, nono. Zia cyangwa se zio ni uncle, okay, cyangwa se tante. Zia ni tante, zio ni uncle, muri kwigiramo n'igitaliyani by the ways. Aba ni abantu, by the way, aba ni abantu bagize famiye nyine mu gitaliyani, muri rurimi rw'igitaliyani. Aha rero uhitamo ababyeyi, papa, mama, umushiki na musaza, uwo twasezeranye, umwana wawe, uwo mubana wundi muntu runaka, ariko mu buryo buzwi nyine ugomba kujustifyinga. Mbibutse ko aba bantu muri gushyiraho justification yabo igaragarira no kuri rwa rupapuro mwakuye kwa gitifu, rugaragaza family income, sibyo? Abo mugomba gushyiraho bagomba kuba bahuye 100% n'abo mwadekaraye kuri rwa rupapuro. Okay? Hano rero katuhareke, iba hari wari ugiye guteka ufite ibi nari ngiye kongeraho ntabishaka, ukanda hano handitse delete, subira kuri ya page nyine y'aba bandi bamaze kongeraho.
Okay. Iyo umaze kuzuzaho abagize umuryango rero uhita ukanda hano handitse forward, bakakujyana kuri iyi paje. Iyi paje rero hari ibibazo baba bagiye kukubaza none bindi, ukagira ibyo usubiza. Okay. Hano bakubwira ngo attention, the income and assets value must be referred to the academic year. Sibyo? Ni nabyo mwakiye nyine kaga twavugaga mu kanya. Income earned and or assets owned in foreign countries which are not included in this declaration. Ni ukuvuga ngo hano iki? Ama income ataba declare muri iyi sisiteme niyo mushobora kuba mwagaragaza hano. Urugero wenda niba mufite nk'abantu batabonetse mu bo mwahisemo hariya haruguru tugiye kubibona hano. Bakubwira ngo siblings present in the family unit. Tugiye kubaza noneho ese muri ba bantu ufite mu buryo bwose burifiya ufite bashiki bawe na basaza bawe nawe urimo umubare uhwanye n'abantu batatu. Ese sister wawe cyangwa se brother wawe nawe urimo umubare muhuye na bane? Ese muhuye na batanu? Niba atari ko bimeze muri izi option eshatu baguhaye, ntibikugore wihitamo ibintu bitari byo ngo kuko wenda ngo nta aho guhitamo hano no selection, kuko nzi ko hari umuntu wigeze bimbaza hitamo no selection ko mu byo baguhitishijemo nta na kimwe kirimo, ni kimwe n'aha hakurikiyeho. Ese ngo mu muryango wanyu harimo abana batoya, abahungu cyangwa abakobwa, umwe muri bo cyangwa se cyangwa mufite mu babyeyi bawe umwe muri bo udakora, cyangwa se mufite nanone abandi muri mu muryango wanyu batigeze bakoze ukumva cyangwa se bakaba ba entrepreneur nibuze amezi 6 mu mwaka washize. Niba ibyo bintu byose bihura, nibona harimo ko bidahuye ntugahitemo. Nanone bakakubaza ese wowe wapurayinga ufite mushiki wawe cyangwa se musaza wawe uri munsi y'imyaka 3, sibyo? Ukaba nanone ababyeyi bawe barakoze cyangwa se barabaye aba entrepreneur nibuze mu mezi 6 ashize mu mwaka ushize w'2025, cyangwa se umwe muri bo nta kazi yari afite ariko umwana ukaba ufite n'umwana hagati y'umwana cyangwa umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu hagati y'imyaka 3. Mbese ni ibibazo baba bari kukubaza kugira ngo bumve situation ya famiye yawe. Niba muri ibi byose nta na kimwe kirimo, wikwirirwa wigora rwose, tekerezaho cyane, hitamo hano no selection wikomereza, kuko nyine muri izo option baguhaye nta n'imwe irimo. Ni forward. Noneho ubwo tugeze hehe? Ku yindi page iyo kugaragaza iki? Assets and real estate owned abroad. Abroad ni ukuvuga ngo iki? Hanze y'Ubutaliyani. Okay? Ese mufite real estates? Yego cyangwa oya, sibyo? Kuri aha ngaha turavuga ngo ntayo. Niba muyifite muravuga yego, muze kuyidekarara hano. Bitewe n'iki? Nibyo bindi mwagaragaje kuri rwa rupapuro rwanyu. Sibyo? Hano urajya ukanda hano handitse property uzongereho gutyo gutyo, sibyo? Murabona hano rero ugiye noneho kuri ntuza ya assets. Asset ni nk'amafaranga winjiza, urugero umushahara, uracuruza wenda ikintu ukagurisha, urarangura ukagurisha ibintu nk'ibyo. Assets ni ya mafaranga nyine uba ugiye kwinjiza mu mufuka wawe. Hano rero tugiye gushyiramo assets, ukanda hano add assets, gafunguka kano kantu. Hano rero tugiye gushyiraho assets za papa yinjije iki. Hano bari kukubwira ngo niba nta kintu mwinjije mwandikaho 0, kandi ibi byose mwinjije ntabwo murabibara mu manyarwanda. Uvuga ngo niba ari 50,000 wandike 50,000 mu manyarwanda. Icyo gihe bo bahita system ibara nk'aho ari amayero, sibyo? Hano mwitonde, niba ari 100,000 mwinjije mu mwaka wose wa 2025 ntimwandikemo 100,000, ahubwo bikonvatinge mu mayero, umenye ngo ibyo 100,000 bihwanye n'amayero angahe, sibyo? Hano tugiye kuvuga ni urugero papa yinjije amayero 500, sibyo? Ku mwaka wose, sibyo? Sorry, hano owned assets ni urugero ni 1, ni umushahara, bikura ku mushahara byose. Umushahara ariwo uhwanye n'ibihumbi
n'amayero 500. Wamara kubyuzuzamo, igihugu wabyinjirijemo ni ikihe, ukagihitamo u Rwanda, kandi ugahitamo u Rwanda, ugakanda save. Setsi ya mbere ibaye igezeho. Mu by'ukuri tugiye gukora akantu kameze nka kakandi twadekaraye kwa gitifu, sibyo? Neza neza gatabo. Nanone urakanda hano add income and assets, uhitemo iza mama, okay? Ushyiremo ni imwe nawe yarahinze areza agurisha ibishyimbo, umwaka wose ibyo bibaye asanga yinjije amayero 300 ku mwaka, ni urugero. Abyinjije, ibyo byose yabikoreraga hehe? Mu Rwanda. Mu Rwanda hano kore save. Ibyo birarangiye, uvuga uti ariko ngiye kongeramo n'ibya musaza wanjye, ni umumotari, musaza wanjye Solera cyangwa Fratero, musaza wanjye ni umumotari, ajya yinjiza, ugasanga ku mwaka wose yinjije amayero 100, urugero. Okay? Amotarira hehe? Kigali cyangwa i Musanze cyangwa Rusizi cyangwa Nyamagabe cyangwa Mutara. Okay. Ibyo byose abikorera he? Mu Rwanda. Okay. Rwanda. Kora save. Nkaho ibyo bidahagije, ndongeraho ibindi, nako ugomba no kubyongeraho kwanza, ba bandi bose ko ari 8, sibyo? Solera Fratero hano, we noneho abandi basigaye nta kazi bafite, ni n'abanyeshuri, nta kazi ntacyo. Ugiye gushyiraho 00. Okay? 00, izo 0 bazinjirije hehe? Binjirije 0 mu gihugu cy'u Rwanda. Ukabona nta kazi bafite, n'abanyeshuri cyangwa se nta kazi bafite muri rusange. Ukanda hano save. Nawe ukanda hano save, bahita bagenda bajyaho, ukabahitura uko ari 8. Byarangira ukavuga uti ariko rero nanjye ndi umwe mu bagize umuryango, kandi wenda hari ibyo ninjije. Ninjije angahe? Umunyeshuri noneho hano uhitamo declarant. Declarant ni wowe ukora declaration. Okay? Urihitamo hano assets, wenda ni 1 niba wari icyo winjije ni 0, niba nta kintu winjije ni 0. Ukamanuka hano amafaranga winjije nangahe? Ni 0, sibyo? Ugahitamo hano ibyo byose byabereye hehe? Mu Rwanda. Rwanda rwagiye gihera, ugahitamo hano byabereye he? Mu Rwanda, ugakanda hano save. Mu by'ukuri ba bantu niba muri 11 hagomba kugaragara abantu 11 hano. Ni ukuvuga iki, ni wowe na papa na mama n'abashiki bawe 8 n'abasaza bawe 8, byose bateranyije ni 11, sibyo? Ibyo byarangira ugakanda hano handitse forward. Bahita babara bakurikije ibyo mwagiye mwinjiza, bagasanga mu mwaka hari ibyo bita equivalent economic status indicators, sibyo? Ziri kubara zigasanga mwinjije yangahe, sibyo? Bagakora n'ibyo bita coefficient value. Abantu bize ibintu bya economy buriya barabyumva, bari guhita bumva ibyo ari byo. Okay? Iyi ni summary ya economic status ya famille yawe uba ugiye ku apply. Dore wa mubare w'abantu bagize umuryango wawe nguyu, ufashe ba bandi 8, ufata wowe, ufata na papa na mama, barabateranya basangana abantu 11 batunzwe n'iki? N'aya mafaranga. Wasanga wenda umuntu umwe muri aya mafaranga, uyu muntu umwe yagiye aya mafaranga ku mwaka, amayero 4.9. Ugakanda hano forward. Bahita baguha summary ya bya bindi byose wagaragaje bijyanye n'umutungo wa famille yawe. Byose ngibi hano. Iyo usanze ari byo, uravuga ngo ndabyemeje nibyo. Iyo usanze atari byo, uravuga ngo ntago ari byo, ukanda hano, ukagusubiza inyuma, ukajya gutangira ugakosora ibyo wari wibeshye. Okay? Turakonfaminze hano. Iyo umaze gukonfaminga, bahita baguha message kuri email ikubwira ko wamaze kubikonfaminga. Hari bya bindi bya mbere bya personal data profiles,
n'ibi ngibi baba bakohereje email, nujya muri email yanyu muraza kubisangamo. Aha rero bari kukubwira ngo wakurozinze bya bindi byose bya economic status, okay? Noneho ugeze kuri iki kukwapurayinga scholarship. Itonde hano rero, tugeze ku kintu ngiye kubasobanurira neza mu cyitondere, turakora wenda video ebyiri cyangwa se dukore video ikomerezaho, sibyo? Kugira ngo mbibasobanurire mbibatandukanyiriza ni ibihe. Umunyeshuri usanzwe uziga muri universite imwe muri za zindi twavuze, araza akanda hano kuri benefit. Undi usanzwe nawe ari uziga isomo riri inter university, ni ukuvuga iki? Isomo rimwe ariko rihuriweho n'ama-universite menshi. Nanone ndahita ntanga urugero kugira ngo uri kureba iyi video aziga iryo somo ahite abyumva. Hari isomo bita wenda mu rugero ryitwa food safety and food risk management. Iryo somo ni inter university course. Ni ukuvuga iki? Rihuriweho na University of Parma, rihuriweho na University of Reggio Emilia, rihuriweho na Bologna, rigahuriweho n'irindi university yitwa Piacenza. Uwo nguwo uziga isomo nk'iryo ngiryo azakanda hano. Uziga isomo risanzwe azakanda hano handitse benefit. Niba udashaka guhita ubikora ako kanya, nta kibazo, uhite wikanda hano okay, ariko ubwo nta kintu uraba applying, ntabwo uraba applyinze buruse, sibyo? Uraba uvuze ati reka mbe ndetse ibindi nzabikora ikindi gihe, ugakanda okay. Iyo ushaka guhita ukomerezaho hano urakanda hano, reka dukande okay turebe. Dukanze okay, sibyo? Ubwo twamaze kugira gute? Kwa applyinga personal data n'ibiki n'ibiki. Kugira ngo tuze kureba ibindi nanone dukora, sibyo? Kugira ngo tuze kureba nyine twa applyinge scholarship yacu, hano barakubwira in order to fill the benefit application form please select this link, ugukanda hano. In order to fill in the benefit application form for inter-university courses please select this. Muri kubibona hano barabatandukanyirije, sibyo? Usanzwe arahita akanda hano, umunyeshuri usanzwe, uwo muri inter-university arahita akanda hano, ubwo biba bitandukanye kubera ko uziga mu ma-university arenze amwe, hari igihe ushobora gushaka kwimuka ukajya mu wundi mujyi urimo iyo university, ukaba agomba kwimuka ukajya no kuba muri accommodation z'iyi Erigo, kuko iyi Erigo ifite amazu. Ubwo rero utarahisemo ibi ngibi ntabwo bakubona muri systeme, ntabwo babona ubwo buryo, ntabwo babona ayo mahirwe kujya kuba muri za nzu zabo, kuko ntabwo wabidekaraye bwa mbere, sibyo? Okay. Ushatse uhita ukanda hano ukaprayinga, kanda hano ukaprayinga, ariko reka tuvuge ko udahise ubikora uyu munsi, wenda network irabuze cyangwa se hari ahantu wahise ujya ibiki n'ibiki, kugira ngo tuvuge tuti ahantu nzongera kuhagera gute, sibyo? Reka tujye hano kuri go back to main n'ubundi. Okay, iyo uhakanze uhita ugera hahandi ku ntangiriro nanone twagiye dutangirira kenshi, noneho ugakanda hano. Ibi twabyujuje, ukanda noneho. Iyo uhakanze bahita bakugeza kuri iyi page, n'ubundi iyi page iragusobanurira. Hano nanone mu Gitaliyani, hano ni kwa applyinga umuntu usanzwe ugiye kwiga muri university isanzwe, akaziga muri university imwe. Aha ngaha ni ugiye kwiga noneho muri inter universities, niba bandi baziga y'amasomo adasanzwe, nyine isomo rimwe rihuriweho mu university nyinshi. Reka duhere kuri iri ngiri, nitubisoza turakurikizaho ibi ngibi nabo turebe ibyaho uko bimeze. Turebe se harimo itandukaniro cyangwa byose birasa, ni uko wenda uba ugomba guhitamo iyi link gusa, akaba ariho bitandukaniye. Turaza kubireba, sibyo? Okay, twagiye aha. Ariko ntarahakanda, hari ikindi gihe kizagera ukazajya ugeze inaha ukagomba gukora declaration y'ahantu utuye kugira ngo baguhe full scholarship. Utayikoze ntabwo baguha full scholarship, baguha scholarship y'igice. Uzaza hano auto certification of domicilio, bakavuga mu Italiyani auto certificazione domicilio, ni ukuvuga ngo ni ugucertifyinga aho ubarizwa, aho uri kubarizwa ubu ngubu, ntabwo ari residence home address yawe. Hano urahakanda ukuzuza ibisabwa, ariko ibi ntabwo turabigezwaho, mube mubyihore rwose, muracyafite igihe gihagije cyo kubikora. Ahubwo reka tujye kuri ibi ngibi, benefici a concorso. Igihe utahise ukanda muri za link twabonye bwa mbere z'umutuku, zari ziri mu ibara ry'umutuku, urakanda hano hagahita hafunguka iyi link. Okay, uhita ukanda hano handitse fill in. Okay,
iyo umaze kuhakanda bakwereka ibi ngibi, wamara kubona ibi ngibi ugakanda hano kuri forward, wamara gukanda forward bahita baguha summary ya personal data zawe, bakaguha n'iya financial economics zawe, nta kindi ukora uhita ukanda hano kuri forward, bagahita bagufungurira iyi page, iyo umaze kugera hano bahita bakubaza banza usome izi information z'imbere na mbere, okay? Academic year iyi ngiyi, are you enrolling in the first semester or open semester for academician to the single cycle master degree program, medicine and surgery, dentistry and dental prosthetics or veterinary medicine taught in Italian, yigishwa mu Gitaliyani. Ahangaha urumva aya ni amakuru baba bari kukubaza, ese uje kwiga mu isomo ry'Igitaliyani icya mbere, ese uje kwiga muri medecine cyangwa muri surgery cyangwa muri dentist, muri ibintu kuko aya masomo nkeka ko ubanza gukora ikizamini runaka, sibyo? Iyo hari ibyo uje kwiga uravuga yego, iyo atari byo uravuga ngo hoya. Muri case yacu ni hoya, sibyo? Ugakora forward. Okay? Noneho rero hano ugiye kuvuga ibijyanye n'ama achievements yawe kuri university zawe wizeho, uvuge n'igihe watangiriye n'ibyo uje kwiga, nibyo tugiye kurebera hano. In the academic year 2026-2027, you wish to enroll in, uje kwiyandikisha mu ki? Tugiye kubireba. University of Parma. Ibi ngibi cyangwa se ibi, twebwe tuje kwiyandikisha he? Muri University of Parma. Type of university course, uje kwiga irihe, ubwoko bw'irihe course, isomo. Laurea triennale. Triennale ni bachelors. Uje kwispecializa ariko mu buryo buri unique, ni ukuvuga ngo biga imyaka 6 ibintu nk'ibyo. Hano rero twebwe turahitamo laurea magistrale, iyi yo hasi. Laurea magistrale articolo unico ni nko kuvuga ngo ni nka ni masters ifatanye na bachelors, kandi sibyo tuje kwiga, sibyo? Uje kwiga bachelors azahitamo hano, uje kwiga masters azahitamo hano. Kuri iyi case yacu reka duhitemo masters, okay? None bakakubaza ngo ese s'inscrive in qualità di, uje kwiyandikisha nk'iki, sibyo? Ese usanzwe uri umunyeshuri usanzwe ani successive, wenda uri applyinga iyi scholarship kuko buri mwaka urapplyinga, sibyo? Niba ugiye kwiga mu mwaka wa kabiri, umwaka wa mbere uwurangije uri inaha, urandika ani successive, ni ukuvuga ngo ni umwaka ukurikiraho. Niba uje kwiyandikisha bwa mbere, urahitamo hano, sibyo? Kuko uri umunyeshuri mushyashya, urahitamo hano hambere. Iyo uri umunyeshuri usanzwe kuri iyi university cyangwa muri aya university twabonye, wandika ahangaha, uhitamo hano ha kabiri. Mara guhitamo hano ugakanda forward. Noneho rero tugiye hano. Did you give up to study in the previous academic year? Wigeze uva mu ishuri utarangije? Oya. Ese did you lose your student status in the previous academic years? Wigeze uta ishusho nyine, wigeze ureka kuba umunyeshuri, kwitwa umunyeshuri? Oya. Njyewe nakugira inama, niyo waba warahagaze umwaka wose, wivugire ko n'ubundi wari ukiri umunyeshuri, ko nta kazi wigeze ubona hagati aho ufata iyindi titre, nk'ibyo, sibyo? Did you participate in any single course or master in previous academic year? Ese wigeze wiga irindi somo mu myaka yabanjije? Wigeze wiga indi masters, wigeze wiga indi specialization course? Oya. Did you ask for obtaining any credit recognition? Bivuga ngo urugero, niba hano uvuze ngo yego nigeze niga ibi ngibi, wenda muri waranize iri somo akaba ari naryo riri inaha, hakaba hari amakredi, nzi neza ko university ya hano yari kukunayizinga. Vuga nti rero njyewe hari ibyo nari narize. None bakakuba ese hari amakredi ushaka ko wasabye ko bazayaguhindurira bakayavana iwanyu bakayazana, wagera inaha bakayahesha agaciro, uhita uvuga ngo yego niba uyafite. Niba utayafite uvuga oya. Impamvu yabyo njye nkeka kuri ibi ngibi ni uko ubundi hano bagenda baguha buruse bitewe n'amakredi ufite. Iyo uvuze ko rero hari ayo bazavana mu Rwanda bakayazana inaha, ni ukugira ngo n'aba ngaba iyi sisiteme ya Erigo iguha buruse iba izi ko hari amakredi usanganywe, igomba kuzaha agaciro kugira ngo ikomeze iguhe buruse yawe. Imaze guhitamo hano hose rero ukora iki? Forward. Okay? Ukajya kuri page ikurikiyeho.
hano rero bahita bakubaza department yawe ugiye kwigamo noneho inaha, sibyo? Department ugiye kwigamo inaha, reka tuvuge urugero, niba ugiye kwiga mu masomo asanzwe, urahitamo wenda reka tuvuge tugiye kwapurayinga nk'umuntu ugiye kwiga muri department ya economy, noneho sede aho uziga Parma, okay? Ugiye kwiga iki? Ugiye kwiga wenda international business and development, okay? Ngiye kurebaho gatoya, okay. International business and development ni imwe mu masomo ahari, sibyo? Ariko ku muntu ugiye kwiga urugero andi masomo nabwo ahitamo isomo rye nyine, maze kubihitamo uhita ujya hehe? Hano kuri forward, okay? Hano rero bakakubaza ese mu mwaka wa 2026 niho ugiye kwiyandikisha? Yego. Year of course you are going to enroll, ni ukuvuga ngo umwaka ugiye kwiyandikishamo ni uwuhe? Ni uwa mbere cyangwa ni uwa kabiri? Niba ari nka wundi ugiye kwiyandikisha agiye mu mwaka wa kabiri arandika kabiri, niba agiye mu mwaka wa mbere arandika rimwe, year one, sibyo? Noneho bakakubaza very first enrollment, ni uwuhe mwaka wa mbere wigeze wiyandikishamo, sibyo? Hano bari kugusobanurira, you must specify the year when you enrolled for the first time in the university course after high school, okay? Niba ugiye kwiga masters urabara ese niyandikishije bwa mbere muri bachelors mu wuhe mwaka? Ubu turi 2026, wenda niyandikishije wenda 2022 wenda na kabiri, sibyo? 2022 ukabyandika. Ongera bakakubaza ikindi kibazo, the very first year of enrollment in the master's degree course in the second level courses, sibyo? Ni uwuhe mwaka wa mbere wiyandikishijemo masters degree, sibyo? Ko tugiye kwiyandikisha muri 2026 ubwo ndashyiramo 2026, sibyo? Twakomeje. Bakongera kukubaza bati enrollment year in the master's degree or in a second level course current. Noneho ugiye kwiyandikisha hehe? Mu wuhe mwaka, sibyo? Ugiye kwiyandikisha mu mwaka wa 2026, uno uyu mwaka n'undi ugiye kwiyandikishamo. Uyu ni umwaka wiyandikishamo bwa mbere, uyu mwaka ugiye kwiyandikisha bwa kabiri. Bari kubaza if the year of your very first enrollment in the different from the year of enrollment, please specify why. Hano bivuze iki? Niba uyu mwaka tuvuge ni urugero, hano njyewe mvuze nti niyandikishije bwa mbere mu 2024, ariko ngiye kongera niyandikishe mu 2026, bari kubaza ni ukubera iki? Turebe izi why. Ese wigeze ugiye gukora transfer, ugiye kuriva muri University of Rwanda nk'umunyeshuri ukomerezeho aho wari ugeze inaha? Ibyo nibyo bita transferment. Ese warize iryo somo wari uri kwiga urarirambiwe, ubonye utabikunze urarishoje, urarisubitse burundu, sibyo? Urivuyeho ugiye gutangira bundi bushya, ni rinunca. Rinunca kuvuga ngo ibyo nigaga mbivuyemo ndabiretse, sibyo? Ukanda ahangaha. Ariko kuri case yacu twebwe reka tugere gutya tuvuge ko ari ubwa mbere tugiye kwiyandikisha muri masters, ni ibi ngibi, sibyo? Nizere ko muri kubyumva. Abatabyumva mujye muri comments mubaze ibibazo tubasobanurire, sibyo? Turahari kugira ngo tubafashe ibintu mubikore neza ubwanyu, nta mafaranga mutanze, mutagiye muba agent. Ikibazo icyo ari cyo cyose ushaka ukitubaze, okay? Ibi nibyo nakubwiraga hano, ngiye mvuga impamvu ugize nyine ugiye kwiyandikisha hano kandi warigeze kwiga bwa mbere ibi n'ibi, sibyo? N'ahangaha ni bimwe n'ibijyanye na kiriya kibazo nyine. Noneho hano barakubaza type of enrollment ugiye gukora ni iyihe, sibyo? Type of enrollment ugiye gukora. Bari kukubaza ese niba hano urahitamo iri regular, ni ukuvuga ngo ugiye kwiyandikisha bisanzwe nk'umunyeshuri regular. Niba atari ibyo, hari condition ya kabiri, enrollment under condition. Ni ukuvuga iki?
enrollment under condition ni umunyeshuri ugiye kwiyandikisha ariko wenda ataragira gute, ataragraduating, atarabona diplome ye, sibyo? Umunyeshuri ugiye kwiyandikisha atarabona diplome ye ashobora guhitamo ko agiye gukora enrollment ariko under condition, ategereje diplome ye. Niba byose ubifite uri regular, urahitamo regular course, ukora iki, forward, sibyo? Hano rero academic achievement, university degree, ese ibyo wagezeho, amanota wagize nangahe mu isomo muri university wize bwa mbere? Hano mu Butaliyani bakorera ku 110, sibyo? Iyo wujuje n'aha bajya buzuza ubona 110 ku 110. Iyo wujuje ukaba uri n'umunyeshuri mwiza cyane, baravuga ngo wujuje baguha n'icyo bita excellent, ari cyo kintu cya mbere hano bagiye kukubaza. Bwa mbere niba ufite amanota yawe ku 100, niba ukorera ku 100 ukora kuri 20 urayashyira ku 110 kugira ngo uyasanishe n'iby'inaha. Niba iyo ni imibare, reka tuvuge ko wenda wamaze kuyashyira ku 110 ugasanga ufite amanota wenda 98, urandika 98 hano, niyo degree yawe, degree grade, sibyo? Bongera kubaza did you earn your diploma cum laude? Cum laude ni excellent, sibyo? Niba ntabwo ushobora kuba ufite 98 ku 110 ngo uvuge ngo ufite cum laude, sibyo? Ahubwo umuntu uri buvuge ko yagize excellent ni uko urasanga amanota mu Rwanda ntibibaho, mu manota ye ahwanye yarujuje 100%, ahubwo aba afite 110 ku 110. Icyo gihe arashobora guhita avuga ngo yego nabonye 110 ariko mbona na excellent. Kubera ko rero atari ko bimeze, ukaba warabonye 98 nk'uko twari twabivuze mbere, urandika 98 uvuge ko utigeze ubona excellent, wikomereze 98 ku 110, sibyo? Uvuge n'igihe wagraduatingiye, sibyo? Wagraduatinze twavuze ko tuvuge wenda wagraduatinze umwaka ushize, watangiye 2022, imyaka 3 ishize, wowe ushobora no kugraduatinga nyuma da, tuvuge ko wenda twagraduatinze muri umwaka ku itariki 5 z'ukwa gatanu, oya ngubu ni itariki zingahe? Itariki 5 z'ukwa gatatu, sibyo? Kanda hano ugahita bizanamo automatically, sibyo? Nibwo wagraduatinze. Bakongera bakakubaza bati iyo university wabonyemo iyo degree ni iyihe, sibyo? Iyo ukanze kuri kano gafureshe nta option yo kwandika hano ihari, bahita baguha ama universities hehe yo mu Butaliyani, kandi ayo mu Rwanda ntayarimo. Uraza kumanuka hano hasi, ukomeze umanuke, uraza kugera ahantu handitse altro ni ukuvuga ngo others, hano others bagahita baguha examples. Ateneo Estero, Ateneo ni university z'inyamahanga, ukaba ariho uhitamo, sibyo? Numara kuhahitamo uhita ujya hano handitse forward, ukandeho dukomeze tujye ku yindi page. Hano rero bagiye kubaza ikindi kibazo cya nyuma, etape ya mbere tube turayirangije, dukomerezeho ntabwo birangiye guys. Iyi procedure ni ndende pe, ni ndende, bisaba kubiha igihe, sibyo? Niyo mpamvu nanjye mba nafashe umwanya nkavuga uyu munsi mfite umwanya, reka ntegure video nsangize abanyarwanda, nsangize abantu bose muri rusange bashaka kujya gute kwa applying scholarship. Okay, hano rero bagiye kukubwira bati kugira ngo uhabwe usabe scholarship, usabe international grant n'ibiki ugomba kuba wagaragaje economic situation yawe. Hano kugira ngo ibingibi ushobora kubyapplyinga n'ubundi utabigaragaje, twabivuze kare mbere, hari aho twigeze kubisoma. Ibi ushobora kuapplyinga utagaragaje economic status yawe, ibi ngibi ushobora kuapplyinga nyine byanditse mu cyongereza namwe mubisome, sibyo? Hano rero baba bari kubikwibutsa, ugahita ukanda hano forward, sibyo? Nta kindi kintu ukoze. Hano rero ugiye kuzuza, sibyo? Benefits which require statement of your family unity economic situations needs, sibyo? Tugiye ku applying iki scholarship and full fees exemptions. Ibi ngibi ni kuvuga iki? Bagiye kuguha scholarship, noneho banagukurireho kwishyura amafaranga y'ishuri. Yego, ugiye kubya applying. Would you like to convert part of your scholarship amount in prepaid catering service voucher? Hano bari kukubaza ese urashaka gufata agapariti kamwe ka buruse yawe ukagahindura bakaguhamo
prepaid card yo kuzajya ujyana muri resitora kurya n'udashaka kuzajya witekerana urugero uravuga ngo yego niba ushaka niba utabishaka kandi uvuge oya bazaguha scholarship yawe yose uko yakabaye ujye ujya muri supermarket uhahe witekere niba wavuze yego n'aha hasi urahuzuza niba wavuze oya urahataruka wikomereze reka tuvuge ko hari uwavuze yego nawe kugira ngo tubisobanure rebe ese azahitamo n'iki kindi iyo uvuze ngo yego baguhitishamo hano ese urashaka ko nibuze magana abiri ariyo dufata muri buruse yawe tukayahinduramo ko uzajya ujya kuyaryamo muri resitora za kaminuza ese urashaka ko ari 400 dukoresha 500 se cyangwa 600 ugahitamo icyo ushaka sibyo nizere ko hano byumvikanye okay kako twebwe hano reka duhitemo oya iyo duhisemo oya ibi ntabwo bitureba ubwo turahita dusubira inyuma bikuremo sibyo international mobility grants ese ushaka ibi ngibi ushobora kubyapurayinga mu gihe uri gutekereza ko uzaparticipatinga muri international mobility programs ni ukuvuga wenda uzava kuri universite ujya muri universite yo mu Bufaransa kumaraho igihe runaka bitewe na porogaramu zizaba zihari icyo gihe uravuga yego niba ubishaka niba utabishaka uravuga ngo oya sibyo hano uravuga ngo oya sorry noneho hano kuvuga income and academic achievement budget based lodging uvuga ngo ushaka kuzajya nyine ubona bitewe n'ama academic achievement zawe ushaka kuzabona ibyo wungukamo mu bijyanye na logement nshatse ndavuga oya cyangwa yego bitewe n'amahitamo yawe noneho tip niba ushaka uvuze oya ntago uvuga ngo hano nongere mbisobanure neza aha ngaha uvuze yego uvuze ko ushaka kuzajya kujya kuba mu ma departement yabo sibyo ko bagucumbikira sibyo ushaka ko bagucumbikira uvuze yego hano urahuzuza niba uvuze oya ushaka kujya kwikodeshereza iwawe nta kibazo umuntu uvuze ko bamucumbikira nawe ntabwo bamucumbikira gutyo ku buntu n'ubundi bafata amwe muri mafaranga ya buruse yawe bakayakataho ayo mu icumbi sibyo tuvuge ko ari yego kugira ngo abashaka guhitamo kujya kuba mu macumbi yabo bagire bate babone n'ibindi bagiye guhitamo hano hasi ngiye kubereka sibyo ariko nongere mbasobanurire hano iyo ibi nabyo byapurenze ukavuga ko ushaka kujya kuba muri apartment zabo ntabwo bivuze ko iyo ubonye visa uhita uza ugasanga uhita uza ugasanga icyumba uzabamo kigutegereje hano bashyiraho ranking list ukavuga ati tuzahera kuri runaka tumuhereza dukurikizaho runaka bitewe n'iki na kondisiyo ze n'amafaranga afite ubushobozi yagaragaje niba wenda ari afite ubumuga urumva ngo agomba kuba ari kuri lisite y'abazabona icumbi imbere ntabwo bivuze ko mwese uko mwakabaye mujye kwa purayinga aya macumbi muyabona n'igihe wapurayinga rwose ukagenda urangiza kwiga utabonye icumbi sibyo cya erigo ibyo nagira ngo ntikibeho kiriya mugisobanukirwe neza okay type of lodge nyine lodge ni accommodation muri rusange mu cyongereza lodge ni mu kitaliyani ese bari kubaza ese wigeze wapurayinga amacumbi ukaba ugiye kongera kwapurayinga bwa kabiri iyo ari yego ukanda hano iyo ari ubwa mbere wapurayinze ukanda hano uri mushyashya sibyo yego impamvu ushobora kuba warigeze kwapurayinga uri kwapurayinga wenda mu mwaka wa kabiri mu wa mbere urinze urangira bataguhaye icumbi none ugiye kwapurayinga umwaka wa kabiri nyine gusaba buruse mu mwaka wa kabiri kuko nabwiye ko tuyisaba buri mwaka ugiye kongera gusaba uravuga ko wigeze n'ubundi kubisaba kugira ngo baze kureba muri lisite aho wari ugereje batagutangiriza kuri zeru ugasubira inyuma kandi wenda wari ugiye kugerwaho kugira ngo baguhe icumbi sibyo aha iyo umaze kubyemeza rero aho wahitamo ko uri mushyashya cyangwa wari waramaze kubyapurayinga hano bahita baguhitishamo nanone ibindi bintu kubwira kuko abana bafite amaresidensi yabo ni henshi amaparitoma bayafite ahantu henshi mu mujyi wa Paris sibyo hano rero uhitamo amachoice ese nituba tuyikwemereye urahitamo kuba wajya hehe muri ayo madepartema yose aya ni amaparitoma yose bafite muri hano mu mujyi wa Paris ngewe rero ntazi urugero nk'umuntu ugiye kwiga ririya somo rya mbere twahisemo rya
economy, umuntu uziga ibijyanye na economy, njye namuhitiramo ko choix ya mbere, choice ya mbere yahitamo residence urivi. Mwe mutahazi, mutazi naho muziga, niba uzi isomo ryawe ujye muri Google uryandikemo cyangwa uze kuri website ya university urebe aho iryo somo ryawe ryigirwa kugira ngo uze kuba wahitamo neza, uhitemo ahegereye ishuri, uzajye ugenda n'amaguru ugiye ku ishuri, utazajya wirirwa ujya mu byo gutega ugasanga amafaranga yawe y'amatike ari kwatsikirira kandi washoboraga gutura hafi ya campus. Okay? Iyo ni first choice ku muntu uziga biriya bya economy. Kuko umujyi wose wuzuyemo, ni nka hariya i Butare nyine ubona ko umujyi wose ari university urimo amacampus menshi, cyangwa se ushobora kuba ari UR ariko bamwe bazigira i Kigali, abandi bazigira hehe, mu Ruhengeri, i Musanze, cyangwa abandi bazigira hehe, i Huye. Urumva rero bigusaba kumenya aho uzigira kugira ngo uhitemo departement cyangwa apartment uzabamo. Amahitamo ya kabiri, niba ariya ya mbere basanze nta mwanya urimo, andi mahitamo ya kabiri ni ayahe? Ushobora guhitamo urugero ugahitamo wenda Montebello cyangwa se ugahitamo Volturno. Duhitemo Montebello, nayo ni hafi ya ntuza ya campus ya economy, aba nibo ndi kuvugaho. Andi mahitamo ya gatatu navuga wenda wahitamo Volturno, sibyo? Baguha amahitamo atatu kugira ngo nyine hamwe niba hatabonetse ahandi hakaboneka aba ariho baguha. Okay. None bakakubaza benefits which do not, hano rero ugeze kuri za benefits zidasaba kuba wagaragaje family condition, ni za zindi n'ubundi zifite aho zihuriye n'abafite ubumuga. Ese uri kuzapurayinga ufite ubumuga? Yewe. Niba ntabwo uravuga oya, niba ufite uravuga yewe. Nsubiye haruguru ho gatoya, mbibutse ko umuntu udashaka kujya kuba mu accommodation yabo, ibi ngibi twujuje hano atabyuzuza. Niba wavuze oya ntabwo wakuzuza, waba unyuranyije. Niba wavuze yego urabyuzuza. Twakomeje. Bivuge ko wenda twavuze yego. Tujya hehe kuri forward. Aho mutabyumva mubaze muri comment. Okay. Hano rero bari kubaza, in addition to the degree course for which you applying the scholarship, are you enrolled or will you enroll muri academic year in other degree course even in another university? Uziyandikisha muri rindi shuri muri university runaka? Urateganya kubikora? Niba ari yego ni yego, niba ari oya ni oya. Sibyo? In addition, ergo have you applied in addition to ergo? Ese ibirenze kuri ergo wigeze wapplyinga cyangwa se uzapplyinga indi scholarship, sibyo? Muri other authorities, sibyo? Hano mu Butaliyani, hano rwose nakugira inama yo kuvuga oya. Kubera ko niba uzapplyinga scholarships ebyiri kandi nigeze kubisobanura, ntabwo ashobora kuguha scholarship ebyiri, ntabwo byemewe. Iyo umaze kuvuga ngo oya, urakanda hano forward nyine ugakomeza ukajya ku yindi page. Bakagusobanurira n'ibijyanye n'ama accommodations byose ibiki n'ibiki, bakakubaza ese uremera ko amakuru y'iki byose, ama privacy n'ibiki byose tuyasharinga kuri bariya abantu babishinzwe kugira ngo bakurebere niba bazaguha umwanya? Yego. Urabyemeza? Okay. Noneho ukajya hano forward. Okay. Aha rero nanone barongera bakakubaza gukomeza n'ubundi ibijyanye n'amakuru, ibijyanye na university, turebe communication y'amazi ya ergo ko ushaka ko bazajya babikoherereza, urabyemera ko bazajya bohereza kuri email yawe, kuri telefone bibaye ngombwa iki? Okay. Hano ugenda wemeza ndabyemeza, sibyo? Ukabyemeza hano, utabyemeje nyine ntibaguha buruse, cyangwa se baguha buruse ntubimenye, cyangwa kubaza document runaka ibura ntubimenye kubera ko utabyemeje. Hano forward, sibyo? Umaze gukanda forward noneho ugeze hano ku bijyanye no kuvuga ese buruse yawe ushaka ko bazajya bayishyira hehe, sibyo? Ushaka ko bazajya bayiguha banyujije kuki? Ese ufite prepaid personal card cyangwa se ntayifite uzayibaha nyuma? Ese ufite credit of inaka nyine ufite bank, ufite super flash? Aho ngaho hose ugenda uhitamo icyo ushaka. Aha ngaha rero ubwo nyine uhitamo
sibyo? Aha reka nze nkubereka akantu hano kugira ngo nimugahitamo bikabaho muzahindure. Urugero uvuze ngo super flash cyangwa indi card ibi n'ibi bisaba kuba ufite IBAN na branch yaho aho yafunguriwe kandi yemewe mu Butaliyani nyine kuko ntabwo bazajya kuguha amafaranga ngo bayohereze mu mahanga, sibyo? Iyo banki igomba kuba igize ite ikubaruyeho ugashyiramo kode. Aha ngaha biragoye kugira ngo ubihitemo rwose ntabwo aya makuru wahita uyabona aka kanya niba uri mu Rwanda, ahubwo nakugira inama yo guhita uhitamo iyi ngiyi prepaid card bakubwira ngo to be issued. Iyi ngiyi koko ugeze inaha nugera inaha uzahita uyitanga, uzajya muri banki ufungure account kuko na Erigo iguha urupapuro rutuma babyihutisha kugira ngo nugera inaha bazahite baguha appointment kuko gufunguza bank account inaha ni ibintu bitoroshye, usaba appointment, sibyo? Ushobora kuyiguha rero mu gihe cya kure, iyo ufite ako gapapuro hari igihe bakorohereza bagahita baguha iki, bagahita baguha appointment vuba ukazahabwa iyo account, ukazagaruka muri system ya Erigo tuzagenda tubyerekana, ukazagarukamo ukabyuzuzamo ugashyiramo bank account yawe n'ibisabwa byose bakazaguhaho buruse, kuko buruse bayitanga ugeze inaha ntabwo bayiguha ukiri mu Rwanda. Umuntu utegereje ko iyi buruse azayikoresha nka tike ntibizakunda. Twagiye imaze kuzuzamo kariya kantu uhita ukanda hano kuri forward, okay, bakakujyana kuri page ikurikiyeho bakakwereka summary ya bya bindi byose wakoze. Iyi summary yose ukareba ese nibyo nta hantu nibeshye, iyo usanze nta hantu wibeshye ukanda hano confirm, iyo umaze kuhakanda biba birangiye application uba imaze kuyikora yose yawe, sibyo? Nubwo ari birebire cyane ariko ni ibintu bitagoye pe bitatuma bakurya amafaranga, sibyo? Kubera ko njyewe ntashaka kuyapurayinga ntabwo ndi bukande confirm, ntanze confirm naba mbyohereje muri Erigo bagahita babona iki, babona ko napurayinze kandi njye sinshaka kubyapurayinga, njyewe rero ndakanda do not confirm. Ushobora kuvuga uti njyewe aha nari ngeze ariko hari ibyo ntari sure neza, reka mbe mbiretse nzongera ngaruke ejo mbisome, n'ubundi nawe uraza ukanda hano do not confirm ube witurije nugaruka uzongera utangire byuzuze, sibyo? Nkomerezeho kuri ba bantu bafite baziga muri inter universities, turebe ese harimo itandukaniro cyangwa birahagije gukanda kuri iriya link gusa, okay? Tuhita tuza hano kuri back to the main menu nkuko twagiye tubikora kare, ugahita uza ahandi hatangira habanza, ukaza hano nk'ugiye kwapurayinga nk'ibisanzwe nk'uko twari twamaze kubikora, noneho aho gukanda hano nk'umuntu usanzwe, umunyeshuri usanzwe, ukanda aha ngaha ku muntu ugize gute ugiye kwiga muri universities zihuriweho n'amakaminuza menshi, sorry, isomo rimwe rihuriweho n'ama universities menshi, urahakanda. Iyo umaze kuhakanda n'ubundi bahita bakuzana ntimureba ya masomo bagiye guhita noneho bayabereka. Umuntu uzi ko aziga advanced automotive engineering azaca hariya kuri iyi link turiho ubu ngubu. Umuntu uzi ko aziga electronic engineering for intelligent vehicles nawe nibyo azahakanda. Umuntu uzi ko aziga food safety and food risk management nkuko nanabivuze kare azakanda hariya. Umuntu uzi ko aziga iki philosophy, umuntu uzi ko aziga philosophy azakanda hariya. Kubera iki? Uziga ririya somo rya advanced automotive engineering ni Modena, ni Ferrara, ni Parma, ofisi yabo iri Modena. Ayo ni ama universities yose azigamo. Uziga electronic engineering ashobora kujya kwiga muri Bologna, ashobora kujya kwiga muri Modena, ashobora kujya kwiga Ferrara, ashobora no kwiga Parma. Ugiye kwiga food safety and food risk management umwaka wa mbere azakwiga Parma for sure, ibyo byo ndabizi neza ko nibyo nize. Umwaka wa kabiri azahitamo kujya kwiga Bologna, cyangwa ahitamo kujya kwiga Ferrara, cyangwa se ahitamo kujya kwiga Modena, undi ahitamo kujya kwiga Reggio Emilia, cyangwa se undi ajye kwiga mu yindi iyi Ferrara, hano mubona Ferrara ni university ariko ifatanye n'iyindi university bita Piacenza University Sacro Cuore di Piacenza, sibyo? Yes, n'abandi mwese murabona amasomo waba ugiye kwiga. Aha ngaha rero numara gukanda kuri iriya link noneho uzaza kwigira hano ugire gute ukanda hano fill in.
bahita bakujyana aha ngaha kuri iyi page, bakubwira ibisabwa n'ibiki n'ibiki, ukande forward, kureba niba hari ahantu bitandukaniye, bahita n'ubundi bakwereka nk'uko byabaye mbere summary yabyo, ugakanda forward, tugiye gukora twihuta kuko ndi kubona hano birasa, noneho bakakubaza bya bindi batubajije bwa mbere n'ubundi murakubona ko bisa, sibyo? Careful processing application, ese ugiye kwiga bya bindi byo mu gitaliyani, muri medecine, mu biki n'ibiki, uvuga oya, ukomeza, sibyo? Urava kuri iyi page, ntabwo ndasobanura byinshi, kuko ndabona bisa, sibyo? Academic achievement required in university course, academic year, you wish to enroll in University of Parma. Aha, hano rero uhitamo university, sibyo? Ugendeye kuri kanse gusubira inyuma, back, none tusubire inyuma, tugiye kuri back, okay. Impamvu ndi gusubira inyuma hari ngiye kuyibereka, nsubire inyuma nanone, hariya twari tugeze hano nk'umuntu uziga biriya byitwa Advanced Automotive Engineering, kubera ko administrative office yabo iri Modena, sibyo? Administrative office yabo iri Modena, azahitamo Modena, sibyo? Biri hano mu mutuku babisobanuye, nuko nari mbitarutse. Aravuga ngo la sede di compilazione della domanda dovrà essere quella corrispondente alla sede amministrativa del corso e quindi si dovranno utilizzare le credenziali della sede amministrativa per accesso al modulo di Modena. Ok? Ngiye kubisobanura. Umuntu uzi ko aziga ririya somo rifite urugero Modena, muri iyi case ni Advanced Automotive Engineering ariyo aziga, agomba hahandi twatangiriye kwa purayinga akavuga ko ashaka kwiga hehe? Modena. Hahandi twa purayinze dukereya accounting, ibi ngibi ndaza kubishyira muri description y'iyi video kugira ngo hazagira umuntu wihuta agakereya account ahatariho, we agomba gushyiramo agahitamo Modena aho guhitamo aho twahisemo twebwe Parma. Uri kubyumva neza? Bitewe n'uko administrative office ye iri Modena. Ufite administrative office ye iri Parma, azahitamo Parma, okay? Sibyo? Hano handitse administrative headquarter UNIPR nayo ni Parma, sibyo? Ntibizabacange, iyi ni Parma nayo. Ahenshi ni Parma, usibye iri somo ryitwa Advanced Automotive Engineering niryo riri Modena, sibyo? Navuga iki rero? Nibyo azahabwa byose, accommodation n'ibiki n'ibiki, agomba guhitamo ibya hehe? Ibya Modena, sibyo? Niba agiye kwiga Modena nyine. Reka mu rugero kugira ngo tubikore neza, dukomeze kuzuza n'ubundi form. Tugenda, tujya forward, twongera twihuta tujya forward, kugira ngo turebe, forward, okay, forward, okay. Hano rero, University of Parma, niba ari Parma. Niba ari Modena, urabihindura hano, aho kwandikamo University of Modena, urashyiramo University sorry, aho gushyiramo Parma urashyiramo Modena. Ariko hano Parma ahita yizanamo kubera ko twebwe twapurayinze turi kuri website ya Parma. Akaba ariyo dukomerezanya nayo. Sibyo? University course rero ya magistrale, ugiye kwiga masters n'ubundi. Okay, uri umunyeshuri mushyashya cyangwa se ugiye mu mwaka ukurikiraho ugakomeza forward. Sibyo? Academic achievement, did you give up studying? Oya. Hano oya niho twagiye tuvuga. Ibi ngibi birasa rwose, ngiye kugenda nihuta, ngiye gupfa kuzuza ko mwe muzuze mwasomye. Okay, forward. Okay, noneho academic achievement required hano, aha, academic achievement requirement degree course. Aha, hano rero muri kubona noneho hajemo iyi department, kuko hagiye kuzamo za department zonyine zifite aho zihuriye na ya masomo ahuriweho n'ama university menshi. Ntabwo hajemo ya ma department menshi nk'uko twagiye tubibona
hano urahitamo ugiye kwiga food safety and food risk management kameme uzi department yawe urahita uyihitamo hano uhitemo hano rero bahita baguha n'isomo uhitamo n'ubundi urabona ko amasomo hano ari makeya ugereranyije na mbere yose ni hano ni food safety and food risk management aya yose ni amwe sibyo ariko wenda rimwe ushobora kuba iyi kode ari mu mwaka wa mbere iyi kode ikaba ari mu mwaka wa kabiri sibyo uze kureba ku isomo ryawe ese kode y'isomo ugiye kwiga ni iyihe sibyo ugahitamo ugakora forward okay hano rero barakubaza academic achievement and enrollment year of course are going to enroll n'ubundi niba ari umwaka wa mbere ni rimwe umwaka wa kabiri ni kabiri igihe wiyandikishije n'ubundi twari twavuze 2022 niba aribwo watangiye kwiyandikisha muri high school uvuye nako muri university uvuye muri high school niba hano umwaka warangirijemo bachelors wiyandikishamo bachelors sorry waretse turebe the very first year of enrollment yego muri masters degree nako sibyo ni iriya hano iyi ngiyi niwo mwaka turimo niba bitandukanye ugomba gusobanura impamvu twabivuze kare hano ukazivuga izo mpamvu sibyo ariko ntabwo bitandukanye twebwe kuri case yacu dukomeze ugahita ujya hehe kuri bakakubaza ese hano type of enrollment uri regular pass uri regular student cyangwa se uri ugiye kwiyandikisha ariko na conditions runaka irregular twe twahisemo ugakomeza sibyo academic degree wagize amanota angahe 80 urugero na kabiri ni bya bindi n'ubundi did you earn diploma cum laude oya graduatinze ryari ibindi byose birasa nkurikije uko ndi kubibona sibyo nkurikije uko ndi kubibona ibindi byose birasa rwose bitandukaniye ko ugomba guhitamo nyine ariya ma university n'iki n'iki sibyo ahangaha bari kukubaza university where you got the first degree muribuka ko tugomba guhitamo hahandi hameze gute altro cyangwa se university yo mu mahanga ni ahangaha ubwo tumeze nk'abari gukora revision turi gusubiramo ibyo twari twabonye mbere team first year course choose the university branch ngaha aho bitandukaniye umuntu uje kwiga mu mwaka wa mbere agomba guhitamo branch sibyo choose the university branch of the 2 semester sibyo semester za mbere hano tugiye guhitamo parma kuko ari mu mwaka wa mbere iyo tuba twahisemo mu mwaka wa kabiri twari kubona ibindi sibyo university location for semester 2 ese semester 2 yo ni hehe n'ubundi ni Parma sibyo semester ya mbere uzayiga Parma igihembwe cya mbere uzakiga Parma n'igihembwe cya kabiri uzakiga Parma sibyo mu mwaka wa mbere ubundi abaje kwiga mu mwaka wa kabiri ibi barabizi genda gusobanurira abaje kwiga mu mwaka wa mbere abaje kwiga mu mwaka wa kabiri muzamuri inaha mwarabimenye niba mutaramenya kandi nabwo muzambaza nzaba mpari muri hano no muzaza munsanga iwanjye cyangwa duhurire hano kuri bare tubiganireho hano rero uhita ukanda forward sibyo hano n'ubundi ni bya bindi hano birasa hano birasa urakora forward birasa nk'ibyo twabonye kare hano wongere ugire gute ugiye kuvuga uti scholarship niyo ngiye ku applying which requirements yes ugiye ku applying scholarship urugero like to convert your scholarship nyine ushaka kujya muri ntuza hano turavuga hoya kugira ngo twikomereze niba ari yego muri ubwa mbere nabisobanuye uko bigenda okay mobility grant international mobility grant niba yego ni yego niba ari oya ni oya lodging ndeka mvuge oya kugira ngo twikomereze ariko niba ari yego nabwo bwa mbere nabisobanuye uko bigenda ujye kureba hano ugenda ucuzinga ukatuhataruke twikomereze okay student part time job aka kantu bwa mbere ni ukubera iki tutakabonye hano student part time job ni abantu bashaka ku applyinga kazi sibyo part time yes niba bwa mbere ntagatarutse simbizi sibyo niba ntagatarutse hano reka mbisobanure neza ubwo abacikirije bazambaza muri comment bambaze ngo ibi bya student part time job ni ibiki kuko ntabwo nasobanura ngo njye kwa kansaringa rwose maze iminota myinshi ndi gusobanura ahangaha rero uba uri kubaza barakubaza ese ushaka gukora part time job uhawe na campus hano uravuga ngo yego hano rwose mwese mbashishikaje kuzavuga yego kuko ni akazi koroshye ugakora
mu gihe ufite umwanya uragenda bakaguha akazi ukajya muri office wenda bashobora kujyana nko muri laboratwari, muri library naho bakavuga ngo ibi bitabo biri mu kajagari ujye ubishyira ku murongo, bashaka kukohereza ahantu muri office runaka ngo ujye wakira abanyeshuri bashyashya, ubahe amakuru, ubereke ubake ibisabwa gutya na gutya, mbese ni akazi koroshye ndakabashishikarije mwese muzahitemo yego. Hari igihe bakaguha n'igihe batakaguha, ushobora kukapurayinga mu wa mbere bakazakaguha uri mu wa kabiri, ariko nta kibazo waba uhombye bakaguhaye batakaguhaye kandi nabwo ntacyo waba uhombye, sibyo? Uba wagerageje. Aha ngaha rero ni hahandi ese benefit, aha ni za benefits zigenewe abafite ubumuga, ni hoya, noneho duhita dukomeza kuri forward. Iyo ufite yego uravuga ngo yego nyine ufite ubumuga, sibyo? Okay. Kwihuta rero tugiye hano bakakubaza additional degree course which you are applying scholarship. Ese hari ahandi hantu ugiye ku-applyinga ama scholarship? Oya. Ese aha ngaha hari nyine kaminuza hano hari ibindi hari andi masomo uziyandikishamo, hano hari scholarship zindi uza-applyinga? Oya. Okay. Forward. Ibi twari twabisobanuye kare niyo mpamvu uri kutabitindaho. Hano bahita bakubaza n'ubundi ibyo ugomba kwemeza, ama benefits, ibintu nk'ibyo, nani ama privacy, ibiki n'ibyo ukemeza. Do you give your consent? Nyine uremeza ko bajya babikora? Yego. Uhemeze yego. N'aha ngaha uremeza yego, sibyo? Naho uremeza yego, dekarare, uhita ukomeza forward. Okay? N'aha ngaha ni hahandi ho ku ikarita ni bya bindi n'ibisanzwe nk'ibindi, urahitamo ibi ngibi, umara guhitamo iriya uzahabwa ugeze inaha ukore forward. Ibyo nibirangira naho baguha summary y'ibyo wapurayinze. Nubona byose ari sawa ukore confirm, nubona atari sawa uvuge do not confirm, uzakomerezeho ubutaha. Murakoze cyane, video yabaye ndende ariko nta kundi nagombaga kubibasobanurira byose. Ufite ikibazo kanda hasi muri comment unyandikire umbaze, ndaza ngusubiza. Kandi wibuke gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo tujye dushyira hamwe ibiganiro byacu birebwe n'abantu benshi, kandi natwe tugire courage tubone ko mudushyigikiye, sibyo? Ukore na like na commenting uvuge niba ari byiza, niba twabisobanuye neza, niba hari aho tutabisobanuye neza tubikosore, sibyo? Kugira ngo tubahe amakuru, natwe tubahe amakuru ku buntu, sibyo? Namwe mudukorera ako kantu ko gusharinga kandi kunzogera mukarayikinga mukanakomentinga, sibyo? Kugira ngo abanyeshuri namwe bagenzi banyu bashaka kuzaza kwiga mu Butaliyani bazabashe kubona aya makuru azabashe kubageraho ari benshi, sibyo? Murakoze cyane, mugire ibihe byiza kandi tubifurije amahirwe masa. Abantu muri kwa-applyinga scholarship bazazibahe, abantu muri kwa-applyinga musaba visa bazazibahe, namwe muza-applyinga umwaka utaha courage, mutegure document zanyu neza, mwitegure muza-applyinge muze mwese kwiga hano mu Butaliyani, sibyo? Kandi niba mushaka no kwiga Igitaliyani mumbwire, nzabigisha Igitaliyani rwose, kuko Igitaliyani iyo uje ukizi bigufasha kubona akazi, sibyo? Ukiga ukora, kuko hano biremewe, wiga wemerewe gukora amasaha 20 mu cyumweru. Murakoze cyane, bye bye, mugire ibihe byiza.